Dutangirana n'umusore wari uri muri coffee shop. N'umusore yari yaje kugura agakawa gusa afite udufaranga dukeya tw'uduceri. Mu gihe uwo musore yari akiri aho ngaho hari umukobwa wahise aza aramugonga. Umukobwa nta no kureba umuntu yari agonze. Gusa wa musore yaraje kugira arebe umuntu wari umugonze. Barakwereka wa musore yahise atungurwa kumva uno musore aziranye n'uyu mukobwa. Yahise amubwira ati Amanda, ati ni wowe? Amanda nawe arangije aramubwira ati wowe, ati kona. Barakwereka wa mukobwa uri kumwe na Amanda yahise avuga ati ngwiki? Ati mwembi se muraziranye? Barakwereka wa musore yahise atangira kumubwira ati yego Amanda turaziranye, ati yari nisheri wanjye tukigana muri college. Amanda yahise avuga tuvuze ngwiki? Ati njyewe nawe ntabwo twigeze dukundana, ati njyewe nta nubwo nigeze mukunda uyu musore, rero yagerageza kukubeshya. Ati ntagerageze kukubeshya. Wa musore bita ko nahise amubwira ati ariko Amanda tufite na tatuwaje yanjye ku mubiri wawe, rero wigerageza kunyirengagiza. Wa mukobwa uri kumwe na Amanda yakomeje gutungurwa arangije aravuga ati ngwiki? Kumba uno mukobwa yaje no kwishiraho tatuwaje yawe ku mubiri wiwe. Barakwereka wa musore yahise abwira uno mukobwa ati by the way, ati mbabarire nari nibagiye kukwibwira, ati amazina yanjye banyita Connie Orary. Gusa Connie Orary ubwo yibwiraga uno mukobwa yahise atungurwa arangije aravuga ati mbega umusore, ati kumburi na gentleman. Barakwereka uyu mukobwa nawe yaje kwibwira uno musore arangije aramubwira ati nanjye amazina yanjye banyita Pamela. Uku nguku niko dutangiranye agafilimi kacu, ndagira ngo muze gukurikirana mutaza gucikwa. Uno musore bita Connie Orary yaje gukundana n'uyu mukobwa bita Amanda bakigana nyine mu mashuri yisumbuye. Gusa nyuma y'uko ubuzima bwanze uno mukobwa bita Amanda yaje kwanga uno musore bita Connie Orary. Barakwereka Connie Orary rero nyuma yaho ubuzima nyine bwaje kugenda nabi, aza kuba umukene. Amanda arangije aramwanga. Gusa Connie Orary ndetse n'uyu mukobwa bita Amanda baje guhurira mu karesitora. Bakimara guhurira mu karesitora Amanda yagerageje kwirengagiza uno musore bita Connie kubera ko Connie yari umusore w'umukene nyine. Gusa Connie yaje guhura n'uno mukobwa w'inshuti ya Amanda bita Pamela. Connie arangije yibwira uno mukobwa bita Pamela, ndetse Pamela yanatunguwe n'uburyo cy'uno musore bita Connie ari umusore nyine rwose ugaragaza nkaho afite arangije yibwira uno mukobwa bita Pamela, ndetse Connie yanakunze uburyo ki nyine uno musore yamusuhujemo. Barakwereka Pamela yahise amubwira ati wow, ati rwose urantunguye, turi umusore w'ibogari, ati reka ngufashe gutoragura no mafaranga yawe yaraguye hasi. Barakwereka muri ako kanya wa mukobwa bita Pamela yahise atangira gufasha wa musore bita Kona gutoragura ya mafaranga wa mukobwa bita Amanda yaramajije kumugonga agatakara. Muri ako kanya wa mukobwa rero bita Pamela yahise atangira gufasha wa musore bita Kona gutoragura bya biceri byiwe. Gusa Amanda we ntabwo byigeze bimushimisha. Arangije abwira uno musore bita Kona ati wowe uri inzerereza, ati reba kuntu usa, tusigaye uri mayibobo, ati nta n'ikintu na kimwe ufite cyo kumbwira, ati unyibagirwe nk'uko wibagiwe ibere rya mama wawe, ntuzongere no kuvuga yuko njyewe nawe dukundana. Gusa Pamela yahise avuga ati ariko Amanda ufite ikihe kibazo? Ati uno musore urimo kumuhirika umuhora iki? Barakwereka wa mukobwa bita Amanda yahise avuga ati kino gisore nanga uburyo kikinyikururaho, ati niba naracyanze kubera iki gikomeza kuvuga yuko njyewe nacyo twakundanye. Gusa barakwereka wa musore ibyo ngibyo nta nubwo yabyitayeho, ntabwo yitayeho ku buryo uno mukobwa arimo kumusuzugura uyu mukobwa bakundanye bita Amanda, ahubwo yahise atangira kwibarira ibiceri byiwe. Barakwereka uno mukobwa bita Pamela yahise atangira kubwira Amanda ati Amanda, ati ujye ugerageza gufata abantu bose nk'aho ari abantu, ntukajye ubona ikiremwa muntu ngo nurangiza ugisuzugure, ujye ufata umuntu wese nk'aho ari umuntu. Barakwereka Amanda yahise atangira kubwira uno mukobwa bita Pamela ati ariko se umuntu nyabaki, ati ntabwo ureba ukuntu uno musore ameze, ati uno ni umusore w'inzererezi uri aho ngaho. Barakwereka wa musore bita Kona arangije aravuga ati gusa nyine ibiceri byanjye byari byaguye hasi, ntawe ndi kubona bituzuye, ndimo kuburaho igiceri kimwe, ati wambabarira ukampereza igiceri kimwe. Wa mukobwa bita Pamela yahise avuga ati reka ngufashe, ati nguhereza amafaranga. Gusa uyu musore bita Kona yarasabye uriya mukobwa bita Amanda. Amanda arangije aramubwira ati njye nta mafaranga yanjye naguhereza. Barakwereka wa mukobwa bita Pamela yahise amubwira ati njyewe kira nguhereza no mafaranga nkuguriye ahubwo udukombe twishi tw'ikawa. Gusa nyine Pamela we yarabongamiwe n'amagambo umushuti wiwe Amanda yari arimo kubwira uno musore. Pamela arangije yahise abwira uno musore bita Kona ati Kona tutubabarire, ati kandi byari byiza guhura nawe, nishimiye guhura nawe, reka ngende. Mu gihe Pamela yari agiye kugenda wa musore bita Kona arangije aramubwira tumva, ati rwose nakwishimiye, turi umukobwa mwiza, ati nshobora kuza kugusaba uyu munsi saa 2 za nimugoroba tukaza guhura njyewe nawe tugasangira. Pamela yahise atungurwa. Barakwereka wa mukobwa bita Amanda yahise avuga
aravuga ati umva we ati uri mu biki ati ntuze kuza guhura n'iyi nzererezi ati ino nzererezi irimo kugushuka ati uno musore ni umukene ati niyo mwasohoka ahantu hose mushobora kugenda ati uyu nguyu nta n'icyo kunywa ashobora kukugurira ati nta n'ibiryo yakugurira ati ubwo ngubwo nimuza gusohokana umenye yuko ari wowe uri buze kubigura ati Pamela ati kubera icyo urimo guhereza uno musore w'inzererezi gutya umwanya ati ntabwo urimo kumva ati cyangwa uri umusazi ati ntabwo urimo kureba n'umuntu murimo kuvugana ati se ubu hagize nk'umuntu ukureba urimo guhagararana n'uyu musore usa gutya ati yatekereza ngo iki gusa wa mukobwa bita Pamela yahise yumva ibyo mushuti wiwe Amanda arimo kuvuga kuri uno musore we ntabwo yigeze abyitaho wa mukobwa bita Pamela yahise avuga ati nta kibazo uyu munsi saa mbiri za nimugoroba turaza guhura wa mukobwa bita Amanda yahise atungurwa arangije aravuga ati ngo iki turaza guhura na kino gisore cy'ikigoryi gisa gutya kidafite n'amafaranga gusa wa mukobwa bita Amanda yahise akurura Pamela yagiye arimo kureba uno musore Pamela we bigaragara yuko mu by'ukuri yahise yikundira uno musore bagihura arebye uburyo ki uno musore nyine ari umusore w'ibogari ndetse ari n'umusore w'igentleman barakwereka isaha zo gusohoka saa mbiri za nijoro zarageze kugira Pamela aze guhura na wa musore wita Kona Pamela yaje mu karesitora ageze mu karesitora aho yari guhurira na wa musore yahise abona wa mukobwa bita Amanda yahise amuhamagara ati ngwino hano ati ngwino ube wicaye hano Pamela yahise yikanga arangije aravuga ati se umusore twari twahanye gahunda bita ko niwe kubera icyo ataje ahubwo nkaba mbonye Amanda ari kumwe n'uwundi musore barakwereka Pamela muri ako kanya yahise aza yicara iruhande rwa Amanda Pamela arangije aravuga ati mwiriwe neza gusa Pamela barimo gusuhuza bigaragara yuko atabitayeho wa mukobwa bita Amanda yahise avuga ati uyu munsi nifuje yuko tuza guhura twese uri kumwe na boyfriend wawe mushyashya wabonye nanjye nkazana boyfriend wanjye Pamela bigaragara nkaho byamucanze ntabwo azi nawe birimo kujya mbere wa mukobwa bita Amanda yatangiye kumperezanta uno musore bari kumwe barakwereka wa mukobwa bita Amanda arangije yatangiye kubwira Pamela ati uno musore ati ni umusore w'umukire ati ni umusore ufite ngo bira ahantu hadanje barakwereka wa mukobwa bita Pamela yashatse gusuhuza uno musore bari bamaje kumuperezantaho gusa uno musore nyine arirya bya hatari Pamela yaragiye kumubwira ati muramfata amazina yanjye banyita Pamela umusore arangije aramubwira ati ibyo ngibyo ni ibikureba barakwereka Amanda yahise atangira kubwira Pamela ati uyu musore urimo kureba hano ati ni umukire atafite telefone nziza afite iPhone atafite n'amamodoka atafite n'inzu nziza rero no musore no umukire niyo mpamvu urimo kureba atikoraho ati niyo mpamvu urimo kubona rwose asa n'utakwitayeho kubera ko ni umukire nyine udasanzwe Pamela yarabyumvishije arangije ku mutima aravuga ati ibyo ngibyo ni ibimureba gusa Pamela we yabuze wa musore bari bahanye gahunda gusa ibi byose byabaye Amanda niwe wabipanze kugira yerekane yuko afite umusore w'umukire atifuza no kuzongera guhura na wa musore bita ko na w'umukene ubugerageza kumwikururaho bakundanye bakiga mu mashuri yisumbuye barakwereka wa mukobwa bita rero Amanda yahise atangira kubwira uno mukobwa bita Pamela ati none se yewe muko ati ubwo boyfriend wawe mushyashya twahuye uyu munsi atari he ko ntarimo kumubona ati cyangwa yabuze imyenda yo kwambara cyangwa yabuze umuntu umutiza imyenda Pamela nawe akiri aho ngaho wa mugani yabitekerejeho arangije aravuga ati se wa mugani uriya musore aramutse ataje byagenda gute barakwereka wa mukobwa bita Amanda arangije aravuga ati ariko Pamela ati ibyo ngibyo ntubyiteho wenda wasanga uwo musore wawe utagiraho kuba utagira imyenda yo kwambara wasanga ari buze kuza nta wamenya barakwereka wa mukobwa bita Amanda yahise abwira uno musore ati urabize se ati uno mukobwa w'inshuti yanjye atakundana n'umusore w'umukene tutagiraho kuba barakwereka uno musore yahise avuga ati ngo iki ati yewe muko ati kubera icyo ukundana n'umusore w'umukene utagera ahantu uba tutagira n'imyenda yo kwambara no kubera iki barakwereka uno mukobwa bita Amanda arangije aravuga ati twahuye n'agasore uyu munsi muri restaurant kadafite amafaranga kadafite ibyo kurya rero uyu mukobwa bisa naho yakagiriye impuhwe ahubwo atigeze agakunda barakwereka uno musore yahise avuga ati none se muko turimo kugerera abasore impuhwe ati kandi abasore aribo bakagombye kukugirira impuhwe ati reba turi umukobwa mwiza ushobora kubona umusore w'umukire ati kubera icyo urimo kugerageza gukunda umusore w'umukene udafite ikintu na kimwe barakwereka wa mukobwa bita Amanda nawe yahise abwira uno mukobwa bita Pamela ati ibyo turimo kukubwira ni ukuri ati gerageza gushaka abasore bafite amafaranga ntuze gukundana n'uriya musore w'umuhomuresi ati umusore usa nawe udafite ibyo kurya ati umusore utagira imyenda Pamela arangije aravuga ati mvata ibyo mwambwira byose njyewe uriya musore namubonye ati ni umwana mwiza turiya musore afite umutima mwiza ntabwo byatuma mureka Amanda yahise abwira Pamela ati niyo yaba afite umutima mwiza ariko adafite icyo kuguhereza ibyo bintu ntacyo byaba
bimaze, ati kubera icyo utabireba, ati wajya ukunda abasore beza nk'aba ngaba bafite amafaranga. Pamela nyine yumvishe ibyo bari kumubwira arangije abitekerezaho, gusa Pamela we yari yarangije gufata umwanzuro kubera ko akimara guhura na wa musore bita Kona yahise amukunda. Amanda yahise abwira wa musore bakundana ati sheri, ati ubundi washakiye Pamela umusore w'umukire, umusore ufite amafaranga nkawe akaba ari we bakundana. Barakwereka wa musore ukundana n'uyu mukobwa bita Amanda yaramubwiye ati yego niko bimeze. Yahise atangira kubwira Pamela ati ariko wa mukobwa we turakagorye, ati hano hanze hari abasore benshi bafite amafaranga, kubera iki wakunze umuhungu w'inzererezi, umuhungu usabiriza, ati kandi hari abahungu benshi bafite amafaranga bambara imyenda myiza ihenze nkanjye, ati ntabwo urimo kureba nk'icyangwa imba nambaye ukuntu kiba gihenze. Amanda arangije aravuga ati sha Pamela, ati niba utarimo kubyumva, ati ubwo nta bwenge waba ugira pe, uramutse ukundanye na kariya gahungu k'agahomuresi waba ufite ikibazo gikomeye. Reka nizere yuko wenda ari nk'impuhwe wamugiriye, nta kindi kintu urimo kumushakaho, ati wenda ari nk'urukundo umufitiye ushaka kumufasha, ariko niba ushaka gukundana n'uriya musore rwose ndakurahiye nta kintu na kimwe kirimo pe, nta kintu na kimwe waba ufataho. N'iwanyu baramutse bamenye yuko ukundana n'uriya musore w'umuhomuresi, ati iwanyu bashobora no kugukubita. Pamela bamwangishije wa musore bakundana, gusa bakiri aho ngaho Amanda hari uwo yarebye aratungurwa, arangije aravuga ati wow. Pamela nawe arebye aratungurwa, kumbi ni wa musore bita Kona Orari. Kona Orari yagiye arangije yogosha ubwanwa umusore mwiza. Akigera aho ngaho Kona Orari yaraje arangije aravuga ati niko sha kumbi nawe uri hano. Kona Orari wa musore wari wicaranye na Amanda ndetse w'umushere wa Amanda yahise avuga ati boss, ati mumbabarire ntago nari mbizi yuko muri buze kuza hano, ati rwose mbiseguyeho kubw'amakosa nakoze. Pamela yari ari aho ngaho arimo kubireba yibajije ibintu birimo kuba. Amanda nawe arangije aravuga ati ndi kurota, ati wowe wise uno musore, ati ngo ni boss, ati uri boss w'uyu musore se mubigenze gute. Barakwereka Kona Orari arangije aravuga ati none se shati ntabwo wigeze umubwira, ati ntabwo wabwiye uyu mukobwa ko ufite umuntu ukorera. Uyu musore yarangije aramubwira ati yego nagerageje kubivuga, navuze yuko mfite umuntu nkorera. Barakwereka uno mukobwa bita Amanda arangije aravuga ati none se akundana n'umuntu nkawe udafite aho kuba. Barakwereka wa musore yahise atangira kubwira Amanda tumva, ati uyu nguyu niwe boss wanjye, ati niwe umpemba, ati rero nukomeza kuvuga amagambo mabi tuzatuma nyirukana, kandi naramuka nyirukanye sinzabona uburyo ki nzagutunga. Pamela arangije aravuga ati ngwiki. Barakwereka wa musore bita ko narangije aravuga tumva, ati cya gihe ndi muri restaurant, ati hahandi twahuriye nje kugura agakawa, ati kwa kundi nasaga nageragezaga guhura n'umukobwa wa nyawe mu buzima bwanjye. Amanda arangije aravuga ati njye ntabwo ndimo kubyumva, ati none se kubera iki wagiye ukigira umukene, ati nyuma yaho tukaza no kukwanga nkunzi yuko wakennye. Wa musore bita ko narangije aravuga tumva Amanda, ati ntabwo nifuzaga kubana n'umukobwa watekerezaga yuko mfite amafaranga nta rundi rukundo mfitiye. Amanda arangije aravuga ati none se, ati niyo mpamvu wagiye ukigira umuntu w'umuhomuresi, ati umuntu udafite aho kuba, kumbi warabaye n'umukire, ati kubera iki ibyo ngibyo utigeze ubimbwira. Pamela wenyine yahise abyumva, yahise yumva yuko yari arimo kugerageza gushaka urukundo rwe rw'ukuri. Barakwereka Amanda arangije aravuga tumva, ati ikindi ntabwo ndimo kubyumva neza, ati none se uyu musore atagukorera mu buhe buryo, ati ni umukozi wo mu rugo iwawe, ati ni umukozi wo kuri ofisi wawe. Uno musore arangije aravuga tumva, ati rwose uyu nguyu ni boss wanjye. Barakwereka uno musore arangije aravuga ati boss, ati ibintu byose nari nasize mbiteguye, ati nari nasize ntetse. Ko narangije aravuga tumva se, aturabizi neza ko niyo myenda wambaye atari iyawe, aturabona ukuntu nambaye ukareba no ukuntu wambaye, ati nta soni ufite, ati iyo myenda yanjye ninde wayikwambitse, ati ndavuze ati iyo myenda yanjye uhita uyikuramo. Pamela we birimo kubera hano byamutunguye, ntabwo arimo kubyumva neza. Amanda arangije aravuga ati ngwiki, ati ntabwo ndimo kubyumva, ati kumbe uyu musore n'imyenda yari yambaye nta nubwo yari yiwe, nari ndimo kuvuga ngo yambaye imyenda ihenze ngo ni umukire, kumbi n'imyenda yambaye atari yiwe. Pamela we yahise abyumva arangije aravuga ati kumbi se bishatse kuvuga ngo iyo myenda yari yambaye ihenze nta nubwo ari yiwe, ahubwo ni iy'umusore nari nikundiye w'umuhomuresi. Pamela yahise abwira wa musore wari urimo gukundana na Amanda ati none se musore, ati ko bakubwiye gukuramo iyo myenda kubera icyo utarimo kuyikuramo, ntabwo wumvishe ibintu boss wawe yakubwiye. Barakwereka wa musore yahise abwira Kona ati boss, ati rero ati ibyo mwambwiye nabyumvishije kandi nabasabye n'imbabazi, reka ngende gukuramo imyenda njye kwikuriramo mu rugo. Wa musore bita Kona yahise avuga ati ariko buretse kugenda gatoya, ati navuze ngo imyenda
yanjye uyikurire mwahangaha abantu bose barimo kubireba kandi ikindi mpise nanakwirukana, nta soni wowe urafata ukanyiyitirira ukambara imyenda yanjye ihenze. Barakwereka wa musore arangije aravuga ati bose ati mwambabariye nkajya kuyikuriramo mu rugo koko. Kona yarangije aramubwira ati hoya ati navuze ati iyo myenda yikurire mwahangaha bizakubera isomo n'undi munsi. Ntuzongere kujya wiyitirira umuntu ufite amafaranga kandi uri umusore w'umukene. Ntuzongere kujya wambara imyenda ya bosi wawe kandi uzi yuko nta mafaranga ufite. Wa mukobwa bita Amanda nyine byahise bimutungura ndetse Pamela nawe yayoberwa ibirimo kubera aho ngaho. Pamela yarumiwe, gusa wa musore ukorera Kona yaramubwiye ati boss ati niba ari ukubishaka reka mbikore gusa ntunyirukane mu kazi. Amanda yarebye Pamela arangije yumva isoni ziramwishe, arebye na wa musore yari yatangiye gukundana nawe uburyo ki agiye gukuriramo imyenda aho ngaho. Amanda arangije aravuga ati ntabwo bishoboka, ati ntabwo bishoboka, njye ntabwo nshobora kureba uno musore natekerezaga yuko ari umukire agiye gukoreramo imyenda aha ngaha, ati njyewe rekana nigendere n'iby'urukundo kwanza nanabivuyemo byanjye nawe. Kona yasigaye aho ngaho arimo guseka nyine ari kuvuga ati okay ati wabibonye neza, ati ni njyewe boss. Turabashimiye rero kuba mwabanye natwe mu nkuru yacu y'uyu munsi yari Big Move. Kora subscribe ndetse unatubwire muri comment uburyo ki wumvishije mw'iyi nkuru. Inkuru nk'izi ngizi cyangwa se udufilimi twiza nk'utu ngutu natwo nakagaruka.